hirwe byeka ko ibya Haruna birangiye niko nanjye mbibona aha byaba birangiye rwose. Fiston yamuhaye amahirwe amaze iminsi akora imyitozo babonye urwego rwe kandi muri rusange no muri AS Kigali yari umukinnyi wagerageje kwitwara neza mu gihe yari arimo cyangwa se yari ariyo arayibona yari baranamubona ko yambaye yari yatangiye imyitozo ari babitubwiye cyane. Imyitozo ya mbere twamubonyeyo turatungurwa icyo gihe bashinzwe communication bakitubwira ko bakimwigaho cyane cyane ubwo kuri staff, ariko niwategereza igihe umutoza n'ubundi azazira mukuru Edimo urareba ukavuga ati ndareka muterekemo namubonye nanjye mpamya ko mu bakinnyi b'abanyarwanda ntakuze umukinnyi uri mu gihe cyo gukina ndumva ntacyo atwaye rwose uyu mwana yakina umukino uzateze umukinnyi nawe uzateze nawe ntaje kubanza marabizi. Aha nicyo nanjye kubwira umukinnyi uzaza ngo ateze ibibazo ngo arashaka umwanya wo kubanza marabizi ko kugira ngo anabanzemo bizamusaba kuba yakoze abamahitamo y'umutoza, ariko sinkeka ko ari buzajya gupushinga ngo ntago bari ukoma igihe cyo gukina. Ni umukinnyi twamubonye muri AS Kigali igihe ngiye yagiye anakina muri sezi ishize, ukurikije n'urwego AS Kigali yari iriho n'ibibazo yari yifitiye nabonaga bitari bibi kuri Ishimwe Fiston. Ubwo n'andi mahirwe nyine ababonye ni amahirwe yo guca mu ma ekipe atatu navuga akomeye, uvuye mu ikipe ya PRFC ugiye muri AS Kigali uhise ugira amahirwe wongeye muri Rayon Sport naho bagutekereje ugiyeyo, nawe ni ukugira icyo akora byibura akareba ko urwego twamutekerezagaho na APR yamutekereje ijya kumukura mu ikipe ya Marine yakongera akarusubiraho wenda ubwo ntugutegereza tukazareba, uretse ko kubona umwanya wo kubanzamo bizagorana wenda cyakwe bizaterwe na performance ye n'umutoza uzaza mu ikipe ya Rayon Sport. Nabyo ikindi kibazo kigihari kugeza n'ubu ngubu Rayon Sport itarinjiza mu mutoza wenda bitewe n'amahitamo ye akazagira iminota azajya amuha yo gukina. Ikindi gisigara nibaza rero mu bakinnyi bo hagati Rayon Sport imaze kuzana bamaze kuba benshi igihe niko navuga, noneho yo Petit Messi nani Petit Score wa no gutizwa azabona umwanya so gutiza usi akabaye ikipe bamaze muri Rayon nicyo kirahagije akabaye bamutiza niamutize Petit Score ahantu yajya akaba mustata Petit Score prefera ko yazareba ama equipe yo mu cyiciro cya kabiri yanga bafite gahunda ari serious. Yego ari serious kabisa, ari serious akagenda akabanza sezo yose akayibyimba kuko hari ikintu abantu bagomba kumenya. Uyu mwana amaze sezo zingaye muri Rayon yitwa ko bavuga ngo afite Petit Messi bafite ariko nanone si 3 se ubu azagiye gutanga rero agiye no gushira naramuka kozerera uyu mwaka nawe akawutera muri Rayon ari umusimbura bazahora bavuga ngo hari umuntu wabayeho ngo witwa Petit Score wenda ko bamwitiranyije n'icyo kinwaji kubera nyine ari umufatanyabikorwa wa Rayon bamwite Petit Messi atarahari atari ko turamugira ngo tujye ibyo ntabwo wazatera umupira. Uyu mwana imyaka 3 yaranatinze muri Rayon yarakabaye amaze imyaka 2 amakipe yacu asirikira muri aya ma ekipe byibuze yizera ko mu mikino ya sezo afitemo imikino 18 yabanje byibura kuko n'icyabura ari hagati ya 20 na 18 kuzamura ukaba uyifite neza mu biganza byawe uvuga ngo iyi mikino nabanjemo narakinnye hejuru y'iminota 60-70 abura agenda agafata tekinike arayifite ubona afite umupira ku kirenge ariko akeneye wa mutoza umuha imikino myinshi umuha amahirwe agafata inshingano agakosora ayo makosa none akazatekereza kuba muri division amaze kugira imikino myinshi mu maguru ye nawe ubundi bitabaye Rayon niba nayo yumva imukunze n'ubutaha rwose kubona mu mwanya n'uriya mwanya yabonaga mukeya mpamya ko n'ubundi noneho ubuzima bugenda nanamurangiye ama ekipe yo mu cyiciro cya kabiri ubu nta n'ikipe yo mu cyiciro cya mbere apfa kwizera Petit Messi ngo ntabwo bishoboka ku mwanya kina rega reka Edimo nkubwize ukuri.